Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uri hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Inkuru iri kugarukaho muri kano kanya natwe tuje kugira ngo tuguhe update zayo, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane, inkuru yica mugongo ndetse ibabaje, amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane. Ana makuru avuga ko umupolisi yarashe abantu mu kabari ndetse bikarangira abagera muri batatu bahise basiga ubuzima. Ushobora kwibaza ute se ibi byaba byaje kuba byabera mu kahe kabari, byaba byabereye hehe? Iyi nkuru rero yakomeje kubabaza abantu benshi, aba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho abantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga ko uyu mupolisi ibintu yaje kuba yakora ari amahano. Ushobora kwibaza ute se niki cyateye uyu mupolisi kurasa urufaya rw'amasasu mu kabari bikarangira abagera muri batatu bose bahise bahasiga ubuzima, aho benshi bafite intimba ikomeye cyane bitewe n'ababo baje kuba baburira muri kano kabari. Turaje rero kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru uze gusobanukirwa neza ibi bikomeje kugenda bigarukaho kuri uyu mupolisi waje kurasa abantu mu kabari bikarangira batatu bahise bapfa ako kanya. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi kugira ngo uze gusobanukirwa iby'aya makuru, ariko mbere yuko tuyagarukaho ku buryo burambuye reka tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Koresha cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkwayika tudatinze rero reka twanzike n'iyi nkuru yakomeje kubabaza abantu benshi cyane, ubwo umupolisi yakoraga amahano akinjira mu kabari yarangiza akarasa urufaya rw'amasasu bikarangira batatu bose bahise basiga ubuzima bari baranywera muri kano kabari. Iyi nkuru nk'uko biri kugarukwaho nguko byagenze, umupolisi yaje yinjira mu kabari kari karimo abantu barimo baranywa inzoga ndetse bari kugenda biganira mu buryo busanzwe nk'uko abantu bari mu kabari usanga barimo bagenda batera story zigiye zitandukanye. Nibwo rero ngo yageze mu kabari ashaka gutera akaduruvayo, aho yagenda agafata inzoga za buri bantu bose azifata, ashaka kuzinywa ndetse ajya no muri kontwari ashaka gufata zimwe mu nzoga zari zihateretse. Ariko ubwo hahise haba intambara hagati y'umupolisi ndetse n'abaturage bari barimo baranywera muri kano kabari, aho barwanye. Umupolisi agize umujinya arasa urufaya rw'amasasu, abagera muri batatu bakaba bahise bahasiga ubuzima. Gusa amakuru akomeje kugenda agarukwaho bikaba bitaramenyekana neza umubare w'abaje gukomerekera muri iyi mirwano y'uyu mupolisi yashyamiranyije abaturage ndetse n'uyu mupolisi ubwo yinjiraga muri kano kabari. Ushobora kwibaza ibibazo byinshi, ukibaza ese uyu mupolisi yaba ari uwa hehe? Ibi byaba byaje kuba byabera hehe? N'ahandi byabereye mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'u Burundi, aho uyu mupolisi yaje gukora amahano akinjira muri kano kabari agateza akaduruvayo bikarangira aba batatu bose bahise bahasiga ubuzima ubwo yarasaga urufaya rw'amasasu aho yarateje akavuyo muri kano kabari. Iyi ni inkuru yaje kumvikana ubwo yageraga hanze, bikaba byababaje abantu benshi cyane, dore ko aba bapolisi bo muri kino gihugu cy'u Burundi bakomeje gukora ibikorwa by'urugomo cyane cyane mu baturage. Bikaba bibaye nyuma y'uko twari tumaze iminsi mike cyane tubagejejeho inkuru y'umupolisi warashe umumama wacuruzaga ibitenge bikarangira nawe ahasize ubuzima. Abaturage rero bakaba batangaza ko ubugome bukomeje gukorerwa abaturage hano muri kino gihugu cy'u Burundi bukorwa n'abapolisi bikwiye kuba byafatirwa ingamba hakiri kare, kuko ibi bintu nibidafatirwa ingamba ndetse zikomeye hazapfa abantu benshi.
nyuma y'uko uyu mupolisi nanone ku nkuru twabagejejeho arasa umumama wacuruzaga ibitenge, nyuma yaho nanone haje kumvikana inkuru ubwo umupolisi nanone yaje kurasa umugabo, abandi bagabo bagenzi be nanone badukira umupolisi barahondagura, umupolisi birangira akijijwe na bagenzi be. Ibi biri kugenda biba muri kino gihugu cy'u Burundi, abaturage bakaba bakomeje gutangaza ko hakwiye gufatwa ingamba, leta ikwiye kuba yafatiye ingamba igahagurukira bano bapolisi, kuko ibi bikorwa by'urugomo barimo barakora abaturage nibarakara nabo bazajya babiraramo, usange ibaye intambara idashira. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakaba bacitse ururondogoro. Nk'uko bimwe mu binyamakuru byaje kwandika kuri iyi nkuru, hari ikinyamakuru kimwe cyaje kwandika iyi nkuru kivuga ko Deo Ndayisenga wo mu gipolisi cy'u Burundi yishe abantu 3 abarashe nyuma y'uko bamwangiye kunywa inzoga y'abakiriya mu kabari. Uyu mupolisi yabarashe kuwa 6 tariki ya 26 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024 ahagana saa 9 za mu gitondo muri santere iherereye Ingozi mu majyaruguru ya kino gihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Ikinyamakuru SOS Media akivuga ko ngo uwo mupolisi yagiye mu kabari yambaye impuzankano afite n'imbunda, yahagera agashaka kunywa inzoga z'abakiriya. Abakora muri ako kabari bagerageje kumubuza, barasaho urufaya rw'amasasu, aho 2 bahise bapfa mu gihe undi mukiriya nawe waruraho yafashwe n'amasasu aza kumuhitana. Iyi ni inkuru iri kugarukaho cyane mu gihugu cy'u Burundi, abaturage barakaye cyane ndetse basaba leta gufata ingamba zikomeye kuri aba bapolisi, bakaba bafatirwa ibihano ndetse bakagerageza kubaganiriza, kuko uru rugomo bakomeje kugenda bakorera abaturage ntabwo byari bisanzwe. Ubutegetsi aho Ingozi buvuga ko Deo Ndayisenga akomeje gushakishwa, dore ko akimara gukora ibi ngibi yahise atoroka agahita aburirwa irengero. Igipolisi cy'u Burundi gishinjwa kurasa abaturage ku manywa ayihanga, ariko ubutegetsi bugatera agati mu ryinyo ntibabiryozwe. Ibi rero nubwo biri gukorwa na bano bapolisi muri kino gihugu cy'u Burundi, usanga na leta nayo ibigendamo biguru ntege, kuko iyo umupolisi arashe umuntu cyangwa se akarasa umuturage usanga nta gikurikiranwa kibaho, usanga abo bapolisi bakora ibyo bintu bagenda bidegembya kuko nta muntu uba ubakurikirana. Abaraswa akenshi barasirwa mu kabari no mu muhanda, abiganjemo abashoferi. Urumva ko abashoferi ndetse n'abakunda kujya gufata akamanyinya mu kabari aribo bibasirwa n'aba bapolisi hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agarukaho muri kino gihugu cy'u Burundi, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5, kurashare cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi wibagirwe ko like, ujye hasi no muri comment wowe wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishimire ndetse n'ibi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.